Tariki ya munani Werurwe buri mwaka abatuye isi bizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Ni umunsi wizihizwa no mu Rwanda, aho kuri inshuro abagore bavuye hirya no hino mu gihugu rero bahuriye muri BK Arena mu Rwanda. Uyu muhango rero wahuje abagore bo mu nzego za leta, abayobora amadini n'amatorero, abikorera, abari mu nzego z'umutekano n'abandi. Ni umunsi wizihijwe mu gihe u Rwanda rufatwa nka kimwe mu bihugu byashyize imbere ibijyanye no guteza imbere umwana umukobwa ndetse kandi uburinganire bw'abagabo n'abagore. Ubushakashatsi ngarukagihe kandi bukorwa n'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi IPU bwagaragaje ko u Rwanda rukiri ku isonga ku isi mu kugira abagore benshi cyane mu nteko ishinga amategeko. Ubushakashatsi bwatangajwe na IPU ku itariki ya 5 Werurwe 2024 bwerekana ko u Rwanda rukiri ku mwanya wa mbere ku isi, aho rufite abagore 61.3% mu mutwe w'abadepite na 34.6% muri Sena. Kugeza muri 2019 abagore nibo bari bayoboye ministeri nyinshi cyane zigera kuri 12, mu gihe abagabo bari bayoboye 9 utabariyemo minisitiri w'intebe na ba minisitiri b'abanyamabanga ba leta 27, aho rero abagore mibari 52% byaba bose muri rusange. Mu bucamanza aho rero abagore bangana 49.6%, mu gihe mu buyobozi bw'inama njyanama z'uturere ho hari 41%. Birumvikana ko rero kuva muri 2003 itegeko nshinga rigena ko mu myanya yose itorerwa mu buyobozi no muri guverinoma abagore bagomba rero kugiramo 30%. Si muri izo nzego za leta gusa abagore bahawe ijambo, kuko imibare igaragaza ko mu Rwanda abagore babasha kugera kuri serivisi z'imari bavuye kuri 63%, bagera kuri 74% muri 2023. Imibare y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB igaragaza ko abagore bafite sosiyete z'ubucuruzi bavuye kuri 27% bagera kuri 34% muri 2022, bigaragaza impinduka nziza mu buringanire mu rwego rw'abikorera. Ku bijyanye n'abana b'abakobwa nabo bahawe ijambo ndetse kandi bashishikarizwa kwiga amasomo yafatwaga nk'ay'abasaza babo gusa. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko kubigaga muri siyansi muri 2017 abakobwa bari 55.6%, naho abahungu bakaba 44.4%. Muri 2018 abakobwa 55.1%, abahungu 44.9%. Muri 2019 abakobwa bagera kuri 55.5%, mu gihe abahungu hari 44.5%. Naho mu mwaka w'amashuri 2020-2021 abakobwa bari bageze kuri 55.9%, n'abahungu ari 44.1%. Colonel Stella Uwineza ni igihamya gikomeye cyane. Colonel Stella Uwineza ni umwe mu bagore batanze ikiganiro uyu munsi agaragariza bagenzi be intambwe yamaze gutera. Uyu mugore ubarizwa mu mutwe w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere yavuze ko icyemezo cyo kwinjira mu gisirikare yagifashe nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye. Ati nkirangiza amashuri yisumbuye twari mu ngando, ati batuganiriza kuri gahunda zitandukanye za leta, twaganiriye n'inzego z'igisirikare. Ati nkunda cyane ibiganiro twagiranye n'abasirikare, hari harimo abagabo n'abagore. Ati cyane ko twakoraga ingando twambaye impuzankano ya gisirikare, numvise ko uwo mwenda ntawukuramo. Ingabo ndo rero zagiye kurangira nafata icyemezo cyo kujya mu gisirikare. Colonel Stella Uwineza yakomeje avuga ko nyuma yo gufata icyemezo cyo kwinjira mu gisirikare yoherejwe kwiga hanze ibijyanye na electrical engineering, birangiza rero abona n'ipeti rya lieutenant. Ati uyu munsi rero twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Ati nanjye ndi colonel w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango, ndubatse, umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare, nkaba mfite n'abana. Ni inshingano zitoroshye, ati zisabwa zose kuzuzuza ndetse no kuzinoza. Ati ikidufasha rero ni ubushake, ati n'ishyaka, ati n'ubuyobozi buduha rero amahirwe hagendewe ku byo dushoboye. Yakomeje rero asaba ababyeyi kwita ku bana babo no kubashyigikira mu nzozi zabo zose bafite. Yakoze kuri 300,000 ku myaka 28. Beatrice Dushimimana ni umukobwa w'imyaka 28 wo mu karere ka Burera watangiye inzira yo kwikorera binyuze mu buhinzi bw'ibirayi. Ati narangije kwiga muri 2015 mu ishami ry'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Ati mpagaze hano rero nshimira uburyo abana b'abakobwa ati twateye imbere. Natangiye muri 2015 mpinga ibirayi, nyuma ati nza kubona ntera imbere. Ati banyuze mu mafaranga rero, ati nakuye mu birayi, nagerageje kwiyongerera ubumenyi, ubu ndi mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu bijyanye n'amategeko.
Dushimimana kuri ubu rero yafunguye ikigo yise DB Ibesheho Limited, cyatumye rero ahabwa isoko mu karere ka Burera, Muhanga na Kamonyi ryo kugemurira ibigo by'amashuri. Ati rero bampaye isoko rifite agaciro ka miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Umva ko mu kutuzamura rero ati nk'abagore tutabatengushye, naje kubona ari ngombwa kujya nihutisha iryo soko. Ati bari bampaye ngura imodoka ya Fuso ifite agaciro ka miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Murumva ko rero nk'umwana w'umukobwa nateye imbere. Ati kuri mfite inzu niyubakiye. Uyu mukobwa rero asaba bagenzi be rero b'abakobwa ndetse n'abagore ko bakwiriye gutinyuka kwizigamira ndetse no kwibumbira mu makoperative, nk'uko yakomeje kugenda bigarukaho Dushimimana wo mu karere ka Burera, abari mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mu yandi makuru atandukanye kajyanye no kwizihiza umunsi, umuhate wa Ndamukunda umunyarwandakazi wigaruriye isoko ry'ubwubatsi muri Sudani y'Epfo. Imyaka 4 irashize Ndamukunda Ebenezer atangije ikigo cy'ubwubatsi cyitwa Eagles Cornerstone Investments Limited, afatanyije na murumuna we, kimaze kwamamara mu bijyanye n'ubwubatsi muri Sudani y'Epfo ku buryo bari mu myiteguro yo gufungura ishami mu Rwanda. Ndamukunda Ebenezer ni umwe mu bakobwa batanze ubuhamya bw'ibyo bagezeho umuhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihijwe ku rwego rw'igihugu muri BK Arena mu mujyi wa Kigali. Ndamukunda Ebenezer rero inzozi ze zatangiye kuba impamo muri 2016 ubwo yarasoje ibijyanye n'ubwubatsi muri kaminuza, akabengukwa rero n'umwe muri sosiyete rero z'ubwubatsi zo muri Sudani y'Epfo. Iki kigo rero yarasanzwe akimenyereye kuko rero ubwo yigaga mu mwaka wa 2 wa kaminuza yari yaragiye gusura inshuti ye ahakorera imenyerezamuga mu bijyanye n'ubwubatsi. Ati hashize umwaka ndangije kwiga umuntu umwe arampamagara ambwira ko yambonye ubwo nari mwimenyerezamuga, ambwiye ko babonye amasezerano muri Sudani kandi ko bakeneye aba-enjeniyeri ufite ibyangombwa kuko uwo bari bafite atarafite ibyangombwa bihagije. Ndamukunda hawe rero umushahara w'amadolari 600 ku kwezi. Nyuma y'amezi 2 asanga utajyanye n'inshingano ndetse n'akazi yakoreraga icyo kigo kuba inshuro zira kuri 3. Musanzu rero muri icyo kigo rero wakomeje gushima ndetse umushahara nawo ukomeza kwiyongera kugeza ubwo rero yemeriwe n'imigabane muri icyo kigo ariko arayanga. Ndamukunda Ebenezer rero avuga ko impamvu yanze imigabane n'akazi akaza kugasezera ari uko yabonye amahirwe yashakaga gufatirana. Yamaze rero kubona ko iyo sosiyete bakorera ikunze guhura n'ikibazo cy'ibikoresho by'ubwubatsi, afatanya na murumuna we rero bashinga ikigo kigemura ibikoresho by'ubwubatsi. Wari umukoresha we rero amubera umukiriya wa mbere. Ati nyuma rero y'imyaka igera kuri 2 twaje kubona abandi barwemezamirimo bahuraga n'ikibazo cy'umukoresha wacu, naho rero ati dutangira kuhashakira ibikoresho n'indi miryango mpuzamahanga. Sosiyete Ndamukunda Ebenezer na murumuna we bahise rero bavugurura sosiyete yabo bayigira iy'ubwubatsi ndetse kandi ibona amasoko menshi cyane muri Sudani y'Epfo. Hanyuma rero yavuze ko intambwe amaze kugeraho itari gukunda iyo u Rwanda rudashyira imbere politike yo guteza imbere abagore. Ati mu cyerekezo 2020 imwe mu ngingo zari zirimo ati kwari uguha amahirwe umwana w'umukobwa kugira ngo ahabwe amahirwe na musaza we. Ubwo rero icyo cyerekezo rero ngo cyashyirwagaho muri 2000 ati nigaga amashuri abanza. Yakomeje agira ati ibi byose rero ntabwo twari kubigeraho iyo igihugu cyacu kidashyiraho amahirwe. Ati ndashishikariza abakobwa ati mwihe icyizere, mufite impano, mufite ubumenyi, mwihe amahirwe yo kwigira inzozi. Ati kandi muharanire kuzigeraho. Ati nicyo rero kizadufasha kwiteza imbere. Kuri ubu Ndamukunda Ebenezer na murumuna we bafite intego yo kwagura ibikorwa bagatangiza n'ishami ryabo mu gihugu cy'u Rwanda.